itafari ibintu byose ni ubwenge. Kureka mu gusubiza ariko afite ubusutwe bwinshi ntazagusura iwawe uzi ibintu arimo kubaza. Wa mugore we nongere nkwiyame kumva abanyamakuru banshaka ngo uteshejwe kujya kuvoma ngo abanyamakuru baranshaka. Ubwo se nimba umugore wanjye twatandukanye umuko nyine yamaze kubantuma ugasanga Nzovu Karame mwaramutse njye nitwa Mr Fils. ukora kuri tubicano bitangwa iki? Nanjye ndi mu YouTube channel ni Ahabona TV. Ubu rero twaje Ahabona TV turi kugenda tubona nuko ngo turi kureba. Yeah, ladies and gentlemen, this is Mr Fils, aha ni Ahabona TV. Ubu twongeye twagarutse tubazanira ya nkuru nziza, inkuru z'impamo. Nitwe YouTube twenyine turi kuzana inkuru koko ugasanga ziri kuba impamo cyane kandi kubera yuko tugenda tubona mu makomantere menshi. Ubu rero uyu munsi twagarutse ku mustar ukomeye tuzi mu Rwanda twese, ukina amafilimi, amasinema nyarwanda, ibintu byinshi cyane, amakomedi, ibintu byinshi cyane. Hari amakuru rero tumaze iminsi tubona cyane cyane nk'ay'abastari ntagakunda kwibera amakuru yabo bari ahantu henshi. Doroka twumva ngo umuntu witwa Nzovu yatandukanye na madamu we, harimo impamvu tutamebashije kumenya neza, ariko none tuza kumenya amakuru yuko hari ahandi handaba binakekwa yuko afite n'undi mugore. Ubwo rero kwera yuko ari mu giturage namwe murabibona byatugoye cyane, byatugoye twikonyena tubazabaza hari aho twageze batubwira bati muhagarara aho ngaho. Ubu rero ndagira ngo muze kurambirwa muze turebe koko tuza kumubona, tubone umusitari ni gutaza mu cyaro akahabasha. Ngira ngo muri kugenda mubona tuhasanze n'ihene ziziritse, turebe koko umusitari mu cyaro arahabasha cyangwa ntahabasha. Ese turamubona cyangwa ntitumubona? Mbese muri make turebe ubuzima bayeho. Ya murakoze cyane. Ngamutse. Amakuru se? Je nitwa Mr Fils. Yego ntorutse aha kuri channel yitwa Ahabona TV. Yego muturukana? Tubamo hano nuko ngiye kuvoma. Bana nubwo urabona nakazuba mugani danje. Muvoma hagana hese ubungubu? Maraye nefriya yushatse ucanga aha washibika ariko ni mu gishanga nyine. Ino nkoko ni yanyuse? Tuba tworo. Mbo haraka dushaka kukubaza. Hari amakuru dufite agenda turangira nubwo byagoranye ku muntu witwa Nzovu. Hari cyo no wamuziho? Umustar witwa Nzovu. Umuntu ukina amasinema nyarwanda. Kubera iki se umumbajije? Bo no kuvuga hari ikiganiro nashakaga kumufata, urumva twebwe twina Ahabona TV. Yego hari ikiganiro twashaka kumufata ariko ari umustar tuba dushaka kugira ngo n'impano ikomeze igera hano hose. Rero muri no minsi aramaze iminsi asa nkaho atari kugira cyane, turavuga ngo kubera yuko rero ngo ari mu nce z'icyaro, ariko twe twavuze ngo reka dutege tuze tuhamurebe koko. Ari baraturangira mu nce zina sinzi nimba hari aho wamuzi. Icyo kiganiro se yagikoze mu muha amafaranga. We waturangira ahubwo bindi tukabivugana. Nzovu ndamuzi. Turangira. Umugabo wanje. Bivuze ngo mubaha? Yego. Okay twari. Yako nacyo nimba ari byo nanjye kubona bamziborera habe. Nta kibazo rwose wamuturebera. Ko bitoroshye bamugana abastari se ubungubu hahaha bateka ndakabibasha koko. Sirivupe nta munyamakuru shaka mu rugo iwanjye wasanga umugore wanjye akuntumye nguje kuneka mereye kugira ngo azaze kumfata. Sheri ki? Ese ariko kujya kuvoma no kwihuta. Oya ntabwo ngezeyo. None se kuki ugarukiye mu nzira? Hano hanze hari abantu bari kugushaka. Nabamisera ariko umva umugore wanjye abantu barimo kunshaka nimba ari nayo umutekano njye mba nzi ko ubuyobozi aribwo bunshaka kandi njye ntangira amafaranga y'umutekano ku gihe nayo kumenesha ibishingo birabajyana induba njye nyatangira igihe. Oya abantu bashaka ni bande? Ntabwo ari ibyo ngibyo, ni abanyamakuru twari duhuye bari bambwira rero ngo bari kugushaka mitanza kugira ngo mbereke hano. Abanyamakuru? Yego.
bavuga amakuru kuri radiyo Rwanda se kuri BBC n'abanyamakuru bakora ibiki? Sheri simbizi nyine nawe waza ukabasuhuza bakakwibwirira ibyo bakora. Reka nkubwira wa mugore we, nongere nkwiyame kumva abanyamakuru banshaka ngo uteshejwe kujya kuvoma ngo abanyamakuru baranshaka. Ubwo se nimba umugore wanjye twatandukanye umuko nyine yamaze kubantuma ugasanga Nzovu Karame mwaramutse njye nitwa Mr Fils. ukora kuri tubicano bitangwa iki? Nanjye ndi mu YouTube channel nitwa ni Ahabona TV. Ubu rero twaje Ahabona TV turi kugenda tubona ni uko ngo turi kureba. Noneho ibiki? Muri ibi. Twari tuje kugusura nta kuntu wari. Umva. Karame. Sirivupe nta munyamakuru shaka mu rugo iwanjye wasanga umugore wanjye akuntumye nguje kuneka mereye kugira ngo azaze kumfata none. Ariko byemeye. Wari kukaza byibuza sana gushaka kudusuhuza. Basuhuza se mbasuhuze. Ako nizeye ko nta kamera mufite. Owe ngwino dusuhuze nuko dusuhuza byibuza n'abantu bakabona kugihumeka umeze neza. Twe toshaka hari abantu bazi ko rwose hari ahantu henshi wagiye ngo bataza ahari none mpamvu twavuze ngo tusha kukureba. Reka byose bitewe n'uyu mugore wanjye. Oya rwose moya nta kosa afite nta kosa afite n'umugore witonda. Ese ko mwari munyoboje. Ngwino turebe. Mumbi ikibagenza. Amakuru. Ako nizeye ko mutantunga kamera. Oya ariko se urumva n'ubu. Na kantu gato no kujya wa mugore we nawe ukora amakosa. Ibyo bintu sinigeze kubikubuza. Uzabona abantu bose bazi wanjye uteshwe kujya kuvoma uhisubereka homba. Oya. Ubwo se nimba baje kureba ubuzima tubayemo. Ngiye navuye i Kigali nteka kuri gaze. Umugore amaze kunanira nigira iwacu Gitarama reba tura izi n'inki ejo sibwo avuye kuzitashya iki se sawa utekera ko buzima nibwo tubayemo ubuzima bubi reka mbwira munyamakuru ngiye kukubwira ibyanjye byose ariko mabango oya urumva umunwa udode twebwe no kuvuga ngo twebwe YouTube yacu nimba ari Ahabona TV twuba twaje kureba bya bindi bihishwe sibyo kandi ntabwo tuba dushaka ngo twereke abantu ngo bya bindi udashaka kutubwira twe turashaka kukubaza umeze utubungubu kubera uzanye abanyamakuru urabona ubuzima tubayeho reka have asa sinabaga mu nzu y'amakaro i Kigali reba kakaruri dusigaye tubayemo kwa ubuzima bubi none se amakuru bimeze meza Fils we ni meza urabona nabaga mu mujyi wa Kigali urabona ibintu byo gukina amafilme amakomedi yego ahantu hose urahajya rwose n'abanyamakuru bakadushaka bakaduhemba narebye ko biriya bintu ntacyo bimariye ngenda mwine urafunga nigira Gitarama norore ye mu buzima n'undi urabona twatambutse ku ihene rwose ku nkoko ziriya hene zose mwabonye n'inka n'ibyanjye nibyo ugiye kujya hari undi muntu ukina amafilme ubu se yakamwana wamubaza ihene akayikwereka nese umusitari yabasha ko yazahorora se umusitari umva yorora korora bifite akamaro nk'uwo mugore wanjye nashatse urabona afite itoto ariko se wa mugani nk'umugore wawe uyu mugore ntago ari uwawe uyu mugore si uwawe kubera oya ntago ari uwanjye umva impamvu atari uwawe umugore turamuzi uyu mugore si uwawe ni uwande none se uyu mugore reka nkubaze uyu mugore niwe tuzi ntabwo uzi umugore wari usanzwe ufite mwiza ngo yego n'uyu ni mwiza cyane wamubonye twaratandukanye ngeze i Gitarama nese nishakira uyu akabasitari namwe rero ntabwo mujya mwiburira nese uyu mukobwa urabona ari usibye ko atari umukonyine ari umunyagitarama ari umunyenduga urabona afite isura mbi oya ni mwiza pe ni mwiza n'ukuri reka mbabwire ujiji wanjye nimuze kuntera isoni vuga nawe niba uzava i Kigali ngo ushakire muri umuna wiwe nawe urungu ariko amakuru ugende umugore wanjye ntabimenye ariko mukonyine hari akabazo nshaka kukubaza gatoya aha hantu hamaze igihe kingana gute ni igihe gito nta n'umwaka urenga kuko ariko umwaka nagize impamvu usanze nari ni wowe utumye mbyuka ejo niriwe mpinga kuko urabona igihe ngezemo ni icyo gufatanya n'umugore wanjye subira inyuma ntera intabire ntera imigozi y'ibijumba ngira ngo nkubaze ubu ngubu ubuzima bw'ubusitari ubuzima bwa kamera n'ubuzima bw'isuka n'ubuzima bwo korora n'ubuzima
bwo kuba nzovu ni umuntu uri mu giturage, ni umuntu uzajya nawe uri kumwe n'abaturage basanzwe, abakecuru, abasaza ubwo buzima uri kubuhuza gute? Ubuzima nabwo Igitarama ntabwo ari kure y'umujyi wa Kigali. Wa muntu n'ubundi uzaza unyenera kumukinira movie azambwira njye kuyikina ariko ngaruke Igitarama aho ngomba no guhinga nkorora. Ubu buzima rumaze ikingano cyo utabubamo. Inka ihene wazimuye nezera ko ziticwa n'inzara. Wowe ibijumba urarya n'imyumbati ukagira gute? Urarunsuragurira ugira ute ko ibijumba wariye n'imyumbati? Mfite ikibazo, uyu mugore mwiza mukuye. Oya mwese wundi Nzovu naba narashatse umukonyine nkihangika koko. Uyu mugore se ubu ngubu umufatanya gutereba ku ntasa. Uyu mugore koko uramuhingisha ukabitenyuka. Ikibazo usibye ko inzobe yiwe n'ubundi arisiga, ariko urabona ubuzima burimo akenye igitenge gutya na gutya yambaye boda. Ejo murabona byaye. Ejo kubyara ahubwo n'indirimo. Nzovu muramubona yuko akiriho rwose kandi ahumeka ameze neza. Ariko ni umuntu wafashe icyemezo kigoye, ni umuntu wafashe umwanzuro ugoye, ni umuntu utapfa imyanzuro ye nta wundi muntu ushobora gupfa kubikora, kuko umuntu w'umusitari ibaze nawe wabonye umuntu uririmba cyangwa se baba sitari tugiye tuzi tudashaka kuvuga mu mazina barimo noneho bari guhinga bari mu murima. Njye mfite amatsiko yo kuzakubona uragiye uragira ikibazo buriya akazi kamwe ntacyo kakugezaho. Enda n'ibintu byo gukina amafilime sinabivuyemo, mbwire n'abankurikirana b'abantu bamaze nk'umwaka batambona batazi aho mperereye. YouTube channel ya Fisi ishyize ku mugaragaro ni Ahabona TV babwiye. Ahabona TV abayikurikirana bamenya aho merereye bajye bampamagara ngiye no gukina nzanjyana na sheri wanjye tunakinebye. Ariko akazi kamwe ntabwo katunga umuntu, mbona yo kubwirana ba Fisi Nyamunini. Ahubwo ari kumamagara Fisi Nyamunini. Fisi Nyamunini ari kumamagara rwose. Muvugishe mubwire yuko agomba guhindura ubuzima. Fisi ari kumamagara umwaka urashize ntamuzi. Ntabwo muboherutse. Fisi Nyamunini mugire n'inama kugira ngo nabura bunini bwe bugabanuke. Nafati isuka azarime azahinge cyane cyane hinge. Yego. Allo. Yes Fisi. Ebana ubu turi mu kiganiro n'ubu rwose ndi kumwe n'umuntu witwa Nzovu ari kuvuga ngo mugwenga gusuhuza. Mume mugire inama. Fisi muvandimwe wanjye ubuzima bwagezeho buranga, nizere ko umaze iminsi unshaka ngo umpe n'akazi mbe nagukinira kuri YouTube channel yawe bita Fisi TV. Urambura hafi nk'umwaka ngiye Kigali yarananiye mpita nigirana bita Igitarama njya mu buzima busanzwe, ndimo guhinga naroroye inka noroye ihene. Umbwire ko ufite undi mugore ariko. Ubu nashatse undi mugore, mama w'abana twaratandukanye. Ni ukuri uzaze nteka ku mashyiga aya kinyarwanda y'imyotsi nabaye akavuravunda. Inde? Umugore wanjye mama w'abana se? Icyo kirazira kuko urabona bari abahungu banjye yabashakamo undi mugabo, bari abahungu banjye ntibakubita uwo mugabo koko ya ntabwo arashaka. Ibyo tunabyo Fi nkwemereye ndabizi ukunda amata uzaza usura Igitarama. Oya nzamuha inshuti anshyire na mukecuru yarankundaga, nzamuha akajerekani ka litiro 5 mukure n'imyumbati n'ibijumba ashyire mukecuru. Ariko Fisi ihangana ukemugira inama. Nubwo nahinduye ubuzima nta kibazo, n'ubundi bintu bya comedy ndacyabikina, inomero yanjye iracyariho. Numbonera akazi n'abandi bandi bose nakiniraga uzabwita Inzovu arahari, nzamva Igitarama inze mbakine no kugira ngo nibura mbone ibinteza imbere nitukomeze gukora akazi kamwe. Kandi Fisi va mu mujyi wa Kigali uze nguhe aho wubaka inzu nawe ushaka umugore. Sawa. Mugiye inama se yazahinga uyo muntu. Oya azahinga ngwino Fisi kunangana yahinga. Oya yahinga yakora siporo yo guhinga, nzamukwikira isuka Fisi nahinga azananuka.
kandi nuza mu giturage wumva uzaza urya ibijumba n'imyumbati, nta bintu bya mayonezi bihaba, nta bintu by'amafiriti, nta bintu by'amavuta, uzahita unanuka. Sasa murumuna wanjye ndakunda, uzaze nanakoroze, inka yanjye irahaka igiye kubyara, nzaguha inyana yayo. Sasa Sasa ni umunyamakuru reka mugusubiza, ariko afite ubusutwe bwinshi, ntazagusura iwawe. Uzi ibintu arimo kubaza. Yes fi ni ukuvuga ngo rwose ubu ndi kumwe n'umuntu witwa Nzovu, niwe turi gukorana, naje nje kumureba, ubwo ndaza kuza kukubwira ukuntu bimeze. Sawa sawa. Hakaba sitari ntabwo mujya mutana. Sinemera Kanyana se azaza, ariko kugira ngo ajye kuri regime no kugabanya kurya ifiriti, buri firiti. Twebwe hano umugore wanjye ntekera imyumbati kanyura, ibijumba. Uzi ko neza wiyakiriye, reba nk'ukuntu wiyambariye pe. Buriya kintu ntabwo gishaka kwambara ibintu by'abasitari n'ibiki byose. Nariyakiriye. Yego. Ahubwo reka nicaye mu muryango ndabazi abanyamakuru nimugenzwa na kamwe wasanga uvuze ngo ukeneye ufite ibintu byinshi uroroye inka, turoroye ariko inka tuzikama nimugoroba zitashye saa 12, ariko nugaruka uzasanga nta mata yaba ameze neza. Bana nta kibazo, uraza kuza kutwereka wenda nk'ihene cyangwa iki, harano twaciyeho utwereka ko kariza uzishumure batako. Yanjye ndayibereka inka ziri gutya, n'ihene byose aho mwanyuze ntiwazibonye. Nazibonye cyane rwose. Yewe we na madame mumuranye ingana gute? Ni umwaka. Ni umwaka. Ako burasa se wamushukishije ubustari? Soya. Oya nta bustari ntaki. Ubuzima bwawe bunaniye i Kigali. Ubwo mbitanjya iwacu mvuka za Gitarama, njya mu ngari papa yarampaye, ubutaka bwanjye ndabubona. Ubwo umukobwa sinzi ukuntu nagiye mu isoko njyanye y'ibijumba ngiye kugurisha n'imyumbati ngira ngo ngura kunyu n'agapeteroli. Asonda ibita Nzovu ukina amafilime, uramubwira ati nyamana Inzovu, araza aransohoza gukina gutya, ubwo mpita mwereka homba, ubwo ntangira gutereta, arabwitse nta kibazo rwose. Ese ubuzima ndimo uzabwihangana bwo kuzaza ucana mu ziko. Uwo mucana ku mashyiga. Ku mashyiga ntureba inkwi se? Sibonye kabisa. Iki nacyo ni igikoni, n'umunyamakuru agifata, kameramani afate, byose abyerekana rero ubuzima mbayeho. Ubwo mpitamo kubita ishoti gutya mpitamo. Reka ngire tuntu mubaza amakuru. Amazina witwa nde? Nitwa Aline Uwamahoro. Aline Uwamahoro, wawe. Aline Uwamahoro, ni gute ukunda abastari? Wigeze ubikoraho na rimwe wowe? Nta na rimwe wigeze ubikoraho? Na rimwe. Aline Uwamahoro, Uwamahoro kabisa. Umuntu witwa Nzovu wamukundiye iki basi nimba turabustari? Ikintu cya mbere namukundiye, buri ikintu cya mbere ni urukundo. Nuko yambwiye ngo arankunda, hanyuma nyine biba nko korosora wabyukaga. Cyangwa umukundiriye inyinya ye. Ikintu cya mbere cyatumye nemera nuko ari umusitari. Nabivuze ntabwo akantu k'ubusitari kabura, urumva ko atari urukundo. Nako karimo. Urumva ko atari urukundo. Nako ega buriya ni inyinya nke y'imfura. Iyo uri umunyenyanza abanyenyanza tugira inyinya, sibyo? N'inyinya yatumye namusekeye, n'inyinya yayibonye ahita agutishe ndagukunda. Wow, kibona iyo nyinya yawe. None se Aline, muri make uyu muntu mu by'ukuri ndashaka ngo uze kutwereka uyu muntu mu buzima muri guteretana wigeze utemberana nawe? Yego twaratembera. Ukumva uri proud yiwe? Cyane gose. Nukuri ihangane ndagiye kubasaba akantu gatoyi. Ihangane haguruki. Oya njyewe ndashaka kureba nimba ko karibyo. Nzobihangane uhaguruke musaba haguruki. Abanyamakuru ko nawe utangiye kutugora. Niyo mpamvu abanyamakuru oya hagarara. Ese guhaguruka. Reka nkusaba hagarara. Utise. Uyu.
nahagariye mutagira mutatwinjira mu nzu tubambira umuryango. ndashaka kureba muri gutemberana mwari mumeze nshaka mufate ku rutugu turebe. none se oya rese ibyo birakaza none se gutya nyine nawe ubwo ugiye kumuhobera bigenda bite inde wowe ye kumuhobera gutya nyine yesu we akunama agaca buvuye kuko ubundi umugore yubaha umugabo arunama nyine nta kibazo se. ubwo se bakubwiye ngo muhe nk'akabiza kubera iki se nashaka itafari naragagaraho nk'akamu none se ugira ngo ushyize itafari ibintu byose ni mu bwenge. sasa urakoze cyane. abanyamakuru mushaka ibintu byose iby'urugo ubwo wajya no kutubaza ngo mu buriri turyama gute ese nta kuzamura nk'agahinja. ibyo rero ntimukatwinjire mu buzima. ntabwo ibyo ndibibaza ndabizi ubwo ugiye gusubira i Kigali imodoka wisize ari hirya y'abanyamakuru ugiye kuhirirwa untaranga mu mujyi wa Kigali. ese ubundi ndetse tukaza kukwira lift tukagerana. lift ndasubira i Kigali se kugira gute. waduhaye umudamu wawe se tukamugezayo. abo ufite barahari. nyina mbogo abi Kigali Kimisagara ugenda umutware. nyina mbogo yarambwiye ati na dore imbogo abi Kigali nawe ugenda umutware Kanombe na Joyeuse abi Kigali bose ugenda. nyina mbogo yarambwiye ati mana yanjye umuntu nzovu ariko umenye urahinduye numero kuko yambwiye ati umuntu nzovu numubona ikintu cya mbere ni nkusabye uze kumunzuriza kuko meruka mubaza. yego abo bose bamaze umwaka batambona kuva naza hano Igitarama ntago bakimbona hano muri Muhanga hano za Mushubati mu giturage sibyo. Ebana nta kibazo kabisa natwe turavuze kugera hano Igitarama ntabwo biba byoroshye ariko uyu mugore wawe ndashaka kureba ukuntu ngewe byibuza iyo muri mu rugo mumeze muto ushobora kumufasha utuye turimo. ese uretse kuba wahinga kumufitiye ngwa munyamakuru we uyu mudamu namushatse mukunze mbikuye ku mutima urabona mu giturage tuba dufite imirimo myinshi hari uguhinga tukageza saa sita kandi ubwo duhinze intabire tuba dushaka guhita tuyitera nimba ari intabire y'imigozi y'imyumbati ibishyimbo tugatera. ubwo icyo gihe rero urabona araza tugataha agasoma ku tuzi nyuma gusoma ku tuzi akagenda agatera intabire. ubwo nanjye mpita mfata icyungu nkaronga ibijumba urabizi rwose urabishobora nkafata inkwi nkajya mu ziko gacana. none ubwo ngubwo nka nyuma y'amasaha 3 ibijumba babihe cyangwa imyumbati intabire nawe abayirangije akaza turagira ngo mu kanya kameramana se kutuwerekera abantu rwose igikoni bumve ko kirahari atari ibintu byo kuvuga ngo ibiki atwereke inkwi rwose kubera tuza kugira ikindi kintu nshaka ndashaka kurubona wihangane muri gusoza wihangane ko kugenda utwereke ko ushobora kuragira. nta kibazo utwereke rwose n'ubundi ngiye kubaherekeza inzira munyuraho niyo ihene n'inka biherereye n'ubundi ndabaherekeza njye na madamu wanjye kuko ubwo nitumara no kubaherekeza arahita akomeza ajye no kuvoma bereke inka ngire gute nta kibazo rwose ubuzima ngenda bumenyere hano mbana Igitarama abibona kabisa uzi ko uri no kubyibuha. ndimo kubyibura urabona se i Kigali sinabonaga amata nirwaga ninywera bya bigage benga bashyamo revire y'imigati nkanywa n'izo za Noresi nkanywa n'urwo rwagwa bita dunda ubwonko nari ngiye gupfa ariko umugore wanjye arabwiti azana amata dufite n'umushumba gutya akajerikani tuba dufite akajerikani k'amata usibye n'undi muraduha ibyo byawe usibye muraduha mukanya turaje dusabe ikintu ndaje nsabe kameramani ikintu nkorera ubundi ari ndikuzanye amata uzayabona ubutaha nta mata nguyu munsi reka da kikwakireka numbwira nkaguha ku nkwi ukagera uzikure inkwi se burana nazijyana ku gikoko nta kibazo urakoze cyane reka tuze kugusaba tugende twerekere uragireho ubundi tunasoza ni hano hafi nta nubwo nirirwa nshyamo agapantaro ni hafi ni gutya ndagenda ameze gutya waramenyereye rwose mu giturage mu giturage tugende mbere ku izo nka batagira ngo ndabeshya n'ihene sheri funga nasigaye hari ibisambo bitadutwarira ka kabuto ubusa akantu kanyu muri kubukangize ako kantu kavaneho ugashyiraho kuri bwabo koko neza ariko abanyamakuru ntibinjire mu buriri ko waretse tukagusura oya
bateye uburiri bwacu uko bumeze kigali naryamaga kuri vantafome none wowe urakinguka kabisa. oya hano nta kibazo nta muntu uri bwibe tugende agiye no kuvoma na madamu. tujye imbere na madamu tujya no wawe. kuzana amazi uze ndagufasha kuronga ibijumba umunsi turateka imyumbati nta guhorera ibijumba inzoka nijoro zaraye. ariko sheri umugore mwiza ndabona ihene zazanye ibondo koko wazimuye kabisa. ariko ari wa abanyamakuru munywa ya mata bita amashunushunu genda samaye yo barayawaze. urabona ibyo nakubwiraga wagira ngo nakubeshyaga ihene n'izanjye ndoroye zihari koko. dufite n'izindi andi sambu dufite iri hepfo cyane hari izindi bahaziritse ariko aha ngaha izi ngizi zirapfa siko neza ubu se aha hantu ndashaka kukubaza aha hantu uru rwuri rwose ni urwanjye. reka da ubutaka bwose ni njye wabuguze reka mu mwaka hari byinshi nagezeho sikukize aho hose n'ahanjye naho ihene zanjye zirisha n'inka zanjye dore ngiziri ariko ziri kure zo nta kibazo nazo kabisa. none umuntu nzovu koko mu buhinzi n'ubworozi nzovu yabaye mu buhinzi n'ubworozi kuva ryari koko nzovu ibi bintu rwose tubwiza ukuri ikintu cyatumye ubizamo niki? urabona narebye gukomeza kuguma mu mujyi wa Kigali. urabona i Kigali ari amafaranga baduhemba yo gukinira abari makeya ntiyakwishyura inzu y'i Kigali ngo umugore yambare neza ajya ate. ubuzima bw'i Kigali burahenze cyane burahenze. hano narahageze utwo bari barampaye muri metero nzo buriya metero nzo ubona mfite kontara bampembaga 100 buri kwezi ariko sinyapfusha ubusa nkagenda nyabika. nageze aha ngaha ngura ubutaka bwanga nahageze ntabwo bwahenda. wa mugaye muri metero nzovu haryo wakinaga uri kimanuka? metero nzo nakinaga ni metero nyine. wewe wakinaga uri metero ahubwo wahanganye nayo urwana ubwo ngubwo ndabwira amafaranga. urabona naguze ubutaka bucye ariko nongera nubwo ababyeyi banjye basigiye. yego aha hose ni iwanjye iki giti cy'umwembe. nuko wa munyamakuru nuko usanze udashaka ubundi yo cyeze hano abaturage mbaye imyembe bakarya nawe ndaye kugupfunyikira nkagwa nk'agafuko kajyana Kigali. ni byiza kabisa. natwe rero turavuze ngo reka tuhagere turebe ko n'umuvandimwe wacu ameze, turebe ukuntu bimeze cyane na madamu wawe mushyashya. ubu turavuga gute koko? nta kibazo niwe mugore wanjye cyuko amushimire ihene mu kanya buriya mukubitanye agiye kuvoma arazimura. urabona zifite ibondo nta kibazo rwose. ubu kabisa ubutaha zimwe harimo izimye nugaruka nko kubunani nzakubagira agasekumuri. nawe urakoze cyane kabisa. Funyikire n'inyama ushyira umugore wa Kigali. ngaho ugira ubutumwa ushobora guha umuntu ushobora guha abadukurikiye. ubutumwa nabwira abantu abakurikiye Ahabona TV. abakurikira TV barabona Ahabona TV. Ahabona TV. yego abo bitwa babamenya n'abitwa ba Kiramani n'abandi bakina amafilime amakomedi. ntimukomeze gutungwa n'ibyo ngibyo YouTube channel cyangwa kamera gusa. mugure hano mu giturage mworore. murabona ngenzevu nagize kwigisha nta kibazo. nibwo kubona abahantu bakomeza kwabasonga rere i Kigali ngo bahanagura urukweto baze mu giturage bafata isuka bahinge ibyondo bibageho uburumiro biba. ubuse simfite umugore mwiza. nta kibazo kabisa warihaye kabisa. reba inzobe sibyo nibo mubone yambaye umupira na boda ngo bagire ngo ameze neza. iyo dusohotse nko ku kimwe tugiye gusenga dushyamo imyenda myiza afite udukweto twiza namuguriye abasa neza ku cyumwe nta kibazo. nuko ubuse gahunda igenda neza. gahunda yese gahunda nyine yo kunywa amata se? oya gahunda ye n'umugore ariko ibyo bya gahunda ngiwe nakubwiye ngo ntunyinjirire mu buzima ubwo nagwaye burahagije winyinjira mu byerekeye iyo gahunda.